nge rero nzi ko kuko niyizi ko ndi isugi ntago rwose naguha kuko n'ubundi ubusugi bwanjye mba naraburinze ubwo Imana yemeye ko ngeze icyo gihe ntararyamana n'undi muhungu n'ubundi yandohora ikanjyana hejuru kugira ngo umukobwa arinde yajya gupfa n'ubundi ngagize ngakomeye ku busugi bwe kandi n'ubundi buzagenda nturiraga uzabuhorana n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu niho uri kugana n'ubundi wamuhakare utarinze gupfa. Muraho bakunzi bacu twongeye kugaruka tubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko Imana yabarinze neza twari tumaze iminsi kabisa tutagaragara rero tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu mudutega amatwi mudushyigikire kabisa Imana izabaha umugisha. Rero ndi kumwe hano n'umumama ko ndabona ameze neza namubaha nawe akabibwira. Muraho neza amakuru yanyu iminsi myinshi tumaze igihe tutabana ariko noneho twagarutse ni wa mama mwakunze rero Naomi tuje kuganira namwe mutwitegure rwose tuze tuganire namwe umva muze murabyiyumvira mu kanya gato kabisa namwe muramwumvishe ako nawe ndabona umeze neza kabisa shanari bito sha umva ufite umusatsi mwinshi ndabona umusatsi wawe warakuze se kuri gukura vuba none se gukura vuba nyine bogiyemo ibirungo nese wanyoheza iki iki gihe ko mbona hari ibintu nyine iki gihe ni cyiza nyine imyaka bari gusarura hari aho nagiye mbona basarura iwanyu se nta kintu cyezemo mane ibirayi bireze ibishyimbo bireze nta kintu kibuze none ibintu by'inzara rwose inzara twayisohotsemo kabisa. Ubwo rero shahu Naomi hano mfite ikiganiro nshaka ko tuganiraho kiryoshye byadanje gusa mwana Naomi natari naza ku kiganiro cyacu nyine hari akantu nahuye nako mu nzira karanangaza cyane ameze gatese sha nyine urabona ko imyaka yareze ndi mu nzira ndi kuza nageze ahantu hari umugore n'umugabo bari gutongana. Ubwo rero wumva ikintu bapfaga ngo umugore yahinze tugabane tugabane nyine kuri umuntu aguha umurima ugahingamo tugabane ibyo basaruye bakazabigabana. Noneho rero nsange induru yavuze induru karitsiye yose yirunze rwose abantu bahuruye nanjye ndavuga ati ngisi umva ndavuga ati ahangaha ngomba gukurira inkuru. Ubwo rero umugabo yari yayoye ibishyimbo umugore yarasaruye umugabo ayoyira ibishyimbo ajya kubigurisha kandi bafite inzara binagaragarira amaso y'abantu. Umugabo yigwa nk'inzoga utw'umugore yejeje akadusarura yadushyiraho ngaho akabijyana kubigurisha. Uzi ko biba bisaba ngo umwana ngo wenda kutabigurisha kugira ngo atabigurisha bisaba ngo ajye kubibitsa. None umugabo yamucunze ku jisho ajya kujya kubigurisha ngo hari umugore nyine w'incarakeye muri karitsiye yabishyiriye nyine agenda agahahira ibindi akabigurisha akayanywera inzoga. Ibaze iyo nkuru ibaze nk'uwo mugabo nawe nkawe uri uwo mugore nkawe rwose ufite n'abana 5 binkurikirane kandi uri guhahira ari wowe unabitaho umugabo ntacyo kumariye yigwa nk'inzoga za dunda ubwongo na za nzogejo zo muntu za zepfiri. Ubwo nizo yagurishirije iyo myaka mwana mani abaye ari wowe wabigenza mbwira reka nkubwize kuri wowe ari uwo mugabo nimba yagurisha utwo dushyimbo binagaragare ko atanabihinzeho atazi n'ukuntu bivuna mwana uwo mugore njye arambabaje uwo wasanga ko yarazarya none umugabo arimo kubigurisha bijyana muri nzogejo dore ko hari inzoga ziteye ikibazo cyane. Iyo nzogejo barayinywa ntago yibuka gukaraba rukumva no kurya kandi burya aba yumva atazarya
gusa mwana iyi si nukuri nuko imeze, isi yarahindutse, abantu barahindutse, wagira ngo sinzi satani rwose yageze hose. Umuntu usigaye umureba ukabona umuntu afite toroma utazi ikintu cyayimuteye. Gusa nanone ibyo ngibyo ntabwo ari byo byanzanye, reka nkuzanire ibyo ngibyo tuba tubyihoreye nyine by'abagore n'abagabo, byo ntabwo babyivangamo. Kankuzanire ya nkuru ya kaganiro kacu tugiye kuganiraho. Hano rero hari umukobwa ukundana n'umuhungu, noneho umukobwa akundanye n'umuhungu bamaranye umwaka, ariko uwo mukobwa akaba yaririnze ari isugi. Noneho akaba yarabwiye umuhungu ko bazaryamana ari uko babanye. Umuhungu arabimwemerera, ariko ubwo uri kumva nyine umuhungu gukundana n'umuhungu Naome, umuhungu w'iki gihe mukaramarana umwaka mutararyamana nyine biba hake, biboneka hakeya. Noneho muri urwo rukundo rwabo umuhungu azapange gusohokana umukobwa, nyine musohokane sheri we, bagende nuza barye muri hoteli, banywe, barangize bajye ku mazi, nyine uri kumva ku mazi nyine nk'abantu baserutse. Yes, ku mazi. Noneho umukobwa akaba atarazi koga, umuhungu aragenda aroga, abwira sheri wiwe ati rero wowe ngwino nkwigishe koga. Kandi uri kumva sheri wawe akubwiye ngo ngwino nkwigishe koga, cyane ko utabizi, abenshi tuba dufite n'amatsiko yo kumenya ukuntu boga. Kandi noneho kogana na sheri wawe ntabwo rwose mu mazi wagenda akakwigisha. Noneho umukobwa aragiye, akimara kugerayo amugejeje kure aho ashobora kurohama, aramubwira ati rero reka nkubwire sheri wanjye, nutama ndakurekura upfe, ariko niwemera kuma nta kibazo, nyine urama ntabwo uri bupfe, ndakunda kurohora, ariko nutama ndakurekura upfe. Ibaze hano rero reka nkubwire nawe wibwira wishyuhaguzwa gumbwire wishyuhaguzwa gumbwire. Hano ngaha umukobwa uri kumva bisa nkaho nta mahitamo, so navuga ati yamuhaye nta mahitamo yigeze amuha, nawo urumva umukunzi wawe mukundanye igihe kingana gutya, mufitanye gahunda yo kubana, kandi yaremeye ko uzamuha, nawe ubwe yarabyemeye, yarabikwemerera ati tuzaryamana tuzabonana ari uko twabanye, akakugenza utyo, nawe urumva wabigenza uti ese wakemera ugapfa abaye ari wowe, cyangwa wamuha ukirokokera? Nge rero ngewe ukuntu nabyumvishije, ukuntu inkuru wayitangiye, mu by'ukuri birumvikana ko umusore bari baserutse, sibyo, bagiye ku mazi. Urumva bamaze no kwiyakira kuri hoteli, nyine aravuga ati tujye ku mazi. Nk'umuntu w'umukunzi we ntabwo ariko yakujya ku mazi. Arangije bagera mu mazi, kandi koko muri ari amazi, kugira ngo uzapfe kuvuga ngo uravuyemo nta muntu ukuvanyemo, jani nk'uwangezamo narohama pe. Noneho umuhungu agatego yamuteze agatego kuvuga ngo ngiye kumusuzuma. Biragaragara ko yamusuzumye, ngiye uko mbyumva ngiye ndumva yaramusuzumaga kugira ngo byibura menye uko uwo mukobwa akundana nawe uko ameze. Umukobwa yamubwiye ati nzaryamana nawe ari uko twabanye. Umusore nawe ati hagati aho wenda yagize ngo ni ikigwari, kumva amutegera mu mazi, nawe urumva ni nko mu rupfu. Ariko ngiye reka nkubwize ukuri, uwo mukobwa ntago yenda ngiye ku ruhande rw'uwo mukobwa, cyangwa se nishireho uko mukobwa ukuntu nabigenza. Ngewe umusore anjyanye mu mazi, tugeze mu mazi ahantu hakomeye, ati rero ngiye rwose ntago uri buvemo utampaye, nutama sindakurohora, numa ndakurohora. Nge rero nzi ko kuko niyizi ko ndi isugi, ntago rwose naguha, kuko n'ubundi ubusugi bwanjye mba naraburinze. Ubwo Imana yemeye ko ngeze icyo gihe ntararyamana n'undi muhungu, n'ubundi yandohora ikanjyana hejuru, ntago naguha. Aha, urumva rero ubwo nirwo ruhande uriho. Ase Naome, reka nkubaze pe, birumvikana uwo muhungu yaramugwaye gukundana n'umukobwa gutyo, ubu mugwaye cyane, uvuga ati nkufashe urukumva yirete kabisa
kabisa wari ubutego gusa mana uwo muhungu gusa wivuga ngo wenda kuba umuntu yaririnze ngo byagutera gupfira aho mu mazi yego waririnze ariko ni umukunzi wawe noneho ibaze kuntu wamwishe ukamwicisha uwo musonga noneho ageze aho gutega umutego kugira ngo akire ahari kubabara Naomi koko mbabarira babarira ubundi muri ayo mazi babikora bate hoya buriya yamureka bakanza bakagera hejuru akamurohora ako reka nkubaze bwo yanabyemeye ariko no mu mazi wenda bafite uburyo wenda umuhungu ari kwiyaranja umuhungu afite uburyo ari kwiyaranja akabikoramo ariko reka nkubwire aho kugira ngo umukobwa arinde yajya gupfa n'ubundi ngakomeye ku busugi bwe kandi n'ubundi buzagenda nturiraga uzabuhorana n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu niho uri kugana n'ubundi wamuhakare utarinze gupfa neza ubwo wajya kurinda gupfa ngo ariko reka nkubaze ko Imana ifashe wifashije Imana izakurohora izagufata iti kurohora mu mazi gutyo gusa noneho reka nkubwira kandi kantu utazi uravuze uti ndi kwirinda gupfa uri kumva ngo reka mu muhungu ubwiwe n'iki ko yaba kugira ngo amusuzume amenye ngo uyu mukobwa ari kumwe nawe koko afite ubwenge cyangwa se ntazamuca inyuma cyangwa ntiyamuciye n'inyuma none se uwo muhungu amuteye uwo mutego ungana umeze gutyo umutima w'uwo muhungu ntago uzi ikimurimo wowe umuhungu arakubwiye ngo rwose ngo tubigenze gutya ngo bigende gutya uremeye ubayinjije uremeye gute se ubundi mutabikora muri ayo mazi akagutamo n'ubundi nakurohora ubwiwe n'iki se ko mutabikoze nabwo atakurohora hari igihe yaba mutega agatego ngo arebe nawe yakemera ko umuntu bajyanye mu mazi arohama ngo kubera ko yamwimye ibyo bintu ahubwo abakobwa bo murebe kure umenye ngo uyu muhungu icyo ari gushaka kubikora n'iki ushobora kuzamuha akakurohora pe kuko yabigusezeranyije akakuzamura akakugitsa hejuru yarangiza rwa rukundo we ngo kubera yuko ngo wirinze ngo ubusugi bwanjye ngo n'ubundi ngo singiye kwipfira ngo n'ubundi reka mutange nimba waririnze komeza wirinde niba ari uwo kugukunda azagukunda naba ari uwo kukwanga azakwange kumbwira ngo Imana se ubu nta bintu abantu badutereraganaho kandi Imana ikabidufashamo umuntu se ubundi ubayeho kubera umuntu ntago mbayeho kubera umuntu haya nanone urabona erega jya umenya ngo hari igihe ugera mu kibazo ukabona neza isi iri kwikaragiyeho urambwira ngo uwo mukobwa we isi niyo yamwikaragiyeho nta amahitamo nuko ugomba kumuha amahitamo nuko yagombaga kumuha akarokoka naho ubundi byo kuvuga ngo yagutestingaga hoya ntago ari ukugutestinga ntago ari ukumutestinga kuko igihe bari bamaranye yari amuzi ntago yagombaga kumutestinga mu kibazo nk'icyo ngicyo mani umuntu ugutestingira mu rupfu mani gupfa gusa abaye ari njyewe bibayeho ibyo bintu ntago najya gupfa yego naririnze bawitonze yego naririnze birumvikana naririnze ariko n'ubundi aho ndi kugana haranyemerera ndi kugana kugutakaza ubwo busugi rero njyewe nakihera sheri wanjye dore ko yaba yaramaze n'igihe mubabaza agwara uwo musonga bura n'umushimira aho ababaye nahamushimira hakiri kare akumva ameze neza akumva atuje aho kugira ngo njyewe ngo njye gupfa ase mwana wenda hari ahantu Imana itabara pe umuntu yakujyanye mu mazi muri muhaziha imbere noneho akurekure upfe cyakoza mwana reka nkubwire mbwira ibi bintu biriho kandi no kuri bamwe babikorana ubugome umuntu akagutegera ku kintu nawe ubona yuko utari bwabashe kwikuramo cyane ibyo urimo kuvuga byo ni ukuri kuko ibintu umuntu akabona yuko arakubonera mu bibazo nyine urimo nabona yuko nyine uri mu bibazo kandi ubwo ngubwo arumva mu gihe runaka atari buzakubone wakamusuzuma akamufatira ariko ntekereza ko aba atari ukugukunda umuhungu akaba yarakubuze akagutegera ku kintu kigoye nk'icyo ngicyo ahantu mbese umeze nk'aho ari mu rupfu nawe utakikura pe ariko
ntabwo ibyo ngibyo byakabaye bituma atakaza icyo bita agaciro ke. Ntabwo byatuma atakaza agaciro ke ngo ni ukugira ngo wenda ngo atabigenderamo. Uri kumva? Abakobwa mujijuke muhumuke ku maso. Ahubwo nawe kuvuga ibintu by'agaciro barabirya. Agaciro ni iki? Ibintu by'agaciro baracyabivuga muri iki gihe. Namwe mutukumva. Ibintu by'agaciro ni ibintu byo kwitwaza muri iki gihe. Agaciro kakubuze kubona amafaranga ngo ukomeye ku gaciro. Agaciro kakubuza umukunzi ngo ukene ngana agaciro. Agaciro kabaye agaciro. Reka rero nkubwire Naomi. Uko byagenda kose, uko tubyumva, namwe mudufashe. Uko tubyumva, umuhungu yagiye kumusohokana, yatanze amafaranga ye, nimba bariye, hari icyo umuhungu yamushakagaho pe. Kandi urumva umuhungu bazabana, azamubera nyina w'abana. Ubwo uri kumva yagiye kumujyana mu mazi. Uri kumva mbere ndekana nagarukaho gato, mbere yo kumujyana mu mazi, ku mazi nyine koga, uri kumva ko si bigaragara ko wenda yabanjije no kumusaba akamwima. Ubwo rero umuhungu yarebye nk'ikintu cyatuma amuha. Kandi n'ubundi buriya umuhungu gukunda, uzi ko muzabana, kuba wamuha nta kibazo. Ese n'ubundi ko muzabana, kuba wamuha nta kibazo pe, nge ndumva nta kibazo. Rero kumuhera mu mazi, ashobora no kuba atamuhera mu mazi, ariko wabyemera mu mazi mukavamo ukajya kumuhera ahandi wenda hatari no mu mazi, ariko wabyemeye mwabisezeranye. Rero ndumva ngewe iba witonze, ngewe ndumva guha uwo muhungu n'ubundi yabiharaniye, yakuguriye amafaranga, ashobora kuba yatangaje n'ibihumbi by'ijana cyangwa se binarenga, warangiza ukamwima igitsina. Ubwo se waba ugikomereyemo iki? Ngo ubusugi? Reka nkubwire ari burari ni ikintu mutazi. Gute utekereza ngo barakundana, ngo bazabana, gute se atamara kubikora gutyo bagera hejuru akamwanga ntibabane, n'ubundi akamujugunya nkahoza? Ubu se tuzi bakeya bakundanye bakageraho nabo baterana mada. Uri kumva umuntu urangiza akakujugunya harati n'umuntu uko wahaye abandi, uko wampaye niko wahaye n'abandi. Umuntu akakutererana pe, akakwitakana. Noneho yamaje kureba ubwambure bwawe, ngo nuko ngo wanze ngo kugira ngo udapfa. Ni nka bya bindi ushaka iby'agaciro ukanga agaciro kawe. Umuntu ugasanga ngo nkeneye igisuko ku mutwe wanjye, ngo ndemera ntanga ibi ngibi, aho kugira ngo ngewe uzansukishe umusatsi, unshireho umusatsi, ngo nziyata agaciro kanjye, cyangwa se nzigira ikintu utangaho gusa ntago wankoresha icyo ushaka ngo ni ukugira ngo ukunde umbone. Ahubwo namera nkaho wagira ngo se wambwira iki? Namba umuhirimbiri ariko agaciro kanjye nkakagumana. Nimba ari ayo mazi ntago najyamo ngo ngiye kubikorana, ahubwo nakureka. Uri kumva? Wapfa. Ariko ubwirwa n'iki ko andetse ntabasha kwirohora ubundi? Ariko umuntu utarigeze ajya mu mazi ariko cyangwa uzi ngo koga baravuka bakahita babimenya. Ubu se abantu benshi bose ubwo nyine nduwupfa, naba ndi bwicwe nayo mazi, n'ubundi yaba ari umunsi wanjye wo gupfa. Ntago yaba n'umuntu ushobora kumeza, n'ubundi nkamucika nkapfa. Ubwo yo wanzuye ko wapfa. Nagera no hejuru harankanyerera nkapfa. N'ubundi gupfa biba bizaza. Nta mpamvu rero kundeba ubwambiro bwanjye ngo ngiye kuguhereza. Mubikura hariko. Guys, murumva Naomi we ashyigikiye ko ngo yakomera ngo ku busugi bwiwe, ngagarinda yapfa. Kandi n'ubundi twebwe tuvuka turi amasugi, tuka n'ubundi tugasujyugwa. Ubwo rero n'ubundi amaherezo ngiye rero guys, muratubwira ukuntu buri wese abyumva rwose. Mudufashe gukemura ikibazo. Ashyigikiye Naomi gusa ngewe ndumva aho kugira ngo mpfe, n'ubundi umuhungu turakundana, aho kugira ngo mpfe namuha nge namuha umuntu wemeye buriya kukubwira ati nda papa mama w'abana wanjye. N'ubundi uzapfa arapfa, ntacyo naguha, ntakibyimbana.
ntakibyimbana nkajya ukomeraho ku buryo nawe wavuga uti uyu mukobwa nakunze uko byagenda kose nkunze umuntu pe. gusa nanone bakobwa mumenye mujye musobanukirwa hari ukuntu wima umuhungu sheri wawe wagukundaga umva ukamwima wa wundi wumva agushaka ukamwima umva ukagenda ugaha umuntu nyakabwana wa wundi uzaguterera nawe uzamuha rimwe agutera inda nagire n'icyo akumarira wimye umukunzi wawe ngo yaguteze agatego ngo uragera kandi umukunzi wawe nta kintu wari umuburanye uragenda uha umuntu uri aho ngaho noneho ugiye kubyara nakuguriye iki ugiye kubyara ngo none ngo ibiki ungiye ntago natuma sheri wanjye yes umuntu ni mugari pe ni mugari ariko se nawe reka nkubaze ubu ngubu urarinda uvuga ngo nakomera ku busugi bwanjye ni bangahe b'amasugi ubu ngubu ni bangahe b'amasugi kandi noneho hari n'abavuye mu busugi bwabo babukugwamo n'abantu badafite n'icyo bamarira noneho batanabakundaga noneho umuntu aragukunze yagusohokanye yakuguriye buri kimwe ifi wayiriye wanyweye ibiki wahaze akujyanye ku mazi none ngo uramwima njye cyakoza nanzuye ko nkamuha rwose saha kugira ngo badukize batubwire uko babyumva oya buri wese aravuga uko abyumva kandi buri wese aba afite n'uko ateye gusa ibyo bintu by'agaciro umwana ntuzongere kubivuga sibyo oya agaciro ko ni agaciro mana ariko aha agaciro ni ibiki ubundi agaciro ni iki nsobanurira uzi ko ashobora no kuba ngira agaciro ni iki nkubwire uzi ko ashobora kukubwira ibyo bintu ukanangira ukabyanganyiza aho muri aya mazi akavuga atari kuzi uko nkunze umuntu wadanje mwana uyu ni umugore ni umuntu uzaba umugore w'ejo hazaza ahubwo reka muruhorera icyo ngende mugire umugore ako kanya ahubwo kubera iki akubonyemo umuntu muzima ako ubundi umuntu mukundanye umwaka ubundi ubu mutestingamo ibiki ubu utarabanjije kumenya imico ye n'uburyo yitwara n'uburyo muganira ntago ubugize ubu mwumva ku buryo wajya ngo kugira ibyo abafana nibatukize batubwira uko babyumva nje uko mbyumva mwabafana mwe ntago nje nahereza umukunzi wanjye ngo nukubera yuko ngo ndi muri ayo mazi ngo ndi mu byago runaka kucya ntegera mu byago kandi ankunda ubundi yansabye mu gihe atari ibyago kandi waramwimye ngo muzagira mwabanye ubundi se uwo muntu nimba naramwimye ntari mu byago turi mu bintu byiza ukamfatirana mu byago none ubundi ibyo bintu birakorwa gute ndi mu mazi noneho ndi mu bwoba ndi mu bibazo wanteze ukantereta neza nk'ukuntu ntereta n'ubundi ntago ugasanga bagu ukandeka ubundi uwo muntu ntabagukunze aha ubwo ngubwo murarebye neza unashishoza ushize ubwenge kugiye wasanga nta rukundo uwo mugabo wawe aba afite nubwo umwita umugabo ngo ni umugabo wawe w'ejo hazaza ntarwo uri kumva nyine nuko guys reka tubasezere nabwo nyine muratwereka urukundo mutufite n'ubwitange nyine mutugaragariza ko mwadukurikiranye muri comment gusa katubasezere amahoro y'Imana bane namwe Imana ikomeze kubarinda umwaka w'ikibi Imana ikomeze ibahezagize ibaha umugisha ibyo mukora byose bizabaha umugisha ciao ciao